nk'uko uri kubireba kuri kamera hano habereye impanuka, umwana w'imyaka 13 y'amavuko baramugonze ukuguru kwenda kuvaho. Iyi modoka iri mu bwoko bwa fuso yatwaraga ibishingwe niyo imugonze, uyu mwana rero akaguru kenda kuvaho. Nk'uko mubireba kuri kamera zanyu, abaganga bari kumwitaho kugira ngo uyu mwana ataburira ubuzima, koko yavuye amaraso menshi cyane, dore ko uyu muntu bamugonze ukuguru imitsi iraturika, amaraso aradudubiza, uyu mwana yacitse ibisebe. Abaganga rero bari kumwitaho kugira ngo uyu mwana ataza kuhaburira ubuzima. Rero iyi mpanuka cyangwa uyu mushoferi amugongeye mu karere ka Nyarugenge ku murenge wa Muhima, hano utambika ujya mu Kiyovu cy'abakene, ni naho nazo modoka ziparika. Nibwo rero iyi modoka ije kumugonga. Nk'uko uri kubireba kuri kamera zacu, murabona yuko ambulance bayifunguye, bagiye gukuramo burantwari kugira ngo uriya musore bamushyireho, bamujyane ku kigo nderabuzima kugira ngo bamwiteho fresh. Bakuyemo burantwari nk'uko ubireba, bagiye kumushyiraho. Iyi ambulance niyo ku bitaro bya Muhima, niyo mpamvu yahise yihuta cyane, dore ko binegeranye, kugira ngo ize itabare uyu mwana ataza kuhaburira ubuzima. Uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka yahise aburirwa irengero. Akimara kugonga kano kana yahise yirukanka, yagize ngo kano kana yakagonze umutwe karapfa, niyo mpamvu uyu mushoferi yahise yirukanka agira ubwoba n'igihunga cyinshi cyane. Ariko ku bw'amahirwe ni ukuguru uyu mushoferi yagonze uyu mwana, ukuguru niko gufite ikibazo, dore yuko ukuguru bashobora no kugukata bakagukuraho. Uyu mwana banavuze yuko abamuzi ko no kuguru kwari gufite tije, bivuze ngo rero byahomiye ku murari, uyu mwana ukuguru barakugonga rwose. Uyu mwana bari kumutera bamushyira muri ambulance nk'uko uri kubireba. Reka mbereke burantwari aho bari kumukura. Reba neza witonze, urabona yuko muganga yinjiye mu modoka, dore ngo baramuzanye kuri burantwari, bagiye kumushyira muri ambulance. Nk'uko uri kubibona, bamushyize muri ambulance, bagiye kumujyana kumuvuza hano ku bitaro bya Muhima. Iyi ambulance no ku bitaro bya Muhima. Ubundi umuntu yakomeretse gutya cyangwa yagiriye ikibazo mu mpanuka, iyo bano baganga baje bamuhereza ubufasha bw'ibanze, nimba ari kuva cyane igisebe bakagipfuka, amaraso bakayahagarika, bakamujyana ku kigo nderabuzima bakamuvura, byabananira bakamuha transferi bakamwohereza ku bitaro bindi bikuru. Kugeza isaha rero uyu mushoferi yaburiwe irengero, ndetse kugeza isaha polisi nabwo niranahagera. Ubu tuvugana polisi ntabwo irahagera, tuvuze abaganga bafashe icyemezo cyo gufata umuntu ngo bajye kumuvura, polisi iraza kubikurikirana nyuma. Ariko ambulance yahamagaye polisi ibabwira uko byagenze, ndetse ambulance iravuga ati rero reka umuntu tumujyane tujye kumuvura, dore tuba dufite byinshi byo gukora. Rero uyu musore baje kumugonga, dore ntabwo ari umusore n'umwana. Uyu mwana rero bamugonze mu masaha ashyira saa 2 za nijoro. Imodoka yari ivuye Induba, yari yajyanye ibishingwe, nibwo rero gutaha itahutse nibwo ije kugonga uyu mwana mwone umuhanda w'igitaka neza neza, iramugonga ukuguru kwenda kuvayo, ukuguru kwenda kuvaho. Nguko rero mukanya ni inkuru irambuye, ni inkuru yose. Iyi ni incamake, ubwo mukanya gatonya inkuru irambuye uraza kuyibona mu buryo burambuye.